mwihangane ugire umubabaro ariko umubabare nk'abafite ibyiringiro mukomere rwose mukomere mu mwami Yesu mukomere aragiye ariko aruhutse imihati y'isi igihe kizagera abari mu ngo bose bazuke reka rero uko twabivuze umuntu yavuye mu gitaka kandi nimwasubira Imana imuhe iruhuko njye ntabwo mwifuriza iruhuko ridashira ndagira ngo mwifurize iruhuko ryo kuruhuka Yesu naza azazuke ntabwo rero iruhuko ridashira ntabwo mwifuriza asinzire nk'abandi kandi Yesu naza azakanguke reka rero ababishinzwe twese dushyireho indabyo tureke abashinzwe ntabwo turaza kubimurirwa n'ababyeyi be shyira indabyo famiye ye nayo itambuka ishyiraho indabyo reka duse buri muntu wese uri aha atambuka iki gikorwa gikore kugira ngo dusubize umwanya umukozi w'Imana akomeze urabeho nyabusa kandi kwiruhuko ridashira buranga ariko ino byacu bijyanye urabeho ntakarabeho amaso nayo ntatanze abasoje baza gusubira mu mwanya wabo mwashoje mwaza gusubira mu mwanya wanyu mbere y'uko musubiramo mu mwanya reka dusenge hanyuma mugende mwicare bakomeze Uwiteka Mana yacu tuzi neza ko iyo tubabaye nawe urababara urupfu ntabwo ari ikintu gishimishije ariko turagushimiye ko ruteherezo mwami rero uduhe ubwenge bwo gutegura ibihe byacu kandi turusheho kugukunda kugira ngo nugaruka uzatange twiteguye komeza abagize uyu muryango umubyeyi wa Frank n'abavukanyi be bose ukomeze kubakomeza n'abavandimwe n'inshuti udukomeze kugira ngo tubabarere ko dufite ibyiringiro byo kuzongera tukamubona bana natwe rero dufashe tugire neza mu buzima bwa Yesu twasubira mu byicaro aho twari twicaye mu gihe rero bakigira ibyo batunganya reka dukomeze kumva ijambo ry'Imana icyo ritubwira umuntu amaze gucumura niwe wizaniye ibyo tugeraho by'urupfu bityo rero Imana iza kumubwira aya magambo aboneka mu itangiriro igice cya gatatu
n'icyenda iramubwira iti ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde kugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Murumva rero umuntu yaremwe mu buryo butangaje. Imana yaravugaga ibindi bikabaho ariko igeze ku muntu ifata igitaka irabumba, imaze kubumba irapfukama imuhumekeramo umwuka, umwuka yamuhumekeyemo wari urimo umudendezo utavogerwa, wari urimo ubwenge, akamenya no guhitamo. Bityo rero uyu mudendezo umuntu yaremanywe na n'ubu turawufite. Uyu mudendezo ufite ushobora kuwukoresha uhimbaza Imana cyangwa ugatuka Imana, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ushobora gukorera Imana cyangwa ugakorera Satani, ni uburenganzira bwawe. Ntabwo Imana igufata ku ngufu na Satani ntagufata ku ngufu. Araza akakubeshyabeshya ariko ntabwo ashobora gufata ku ngufu kuko ufite umudendezo utavogerwa. Rero umuntu kuko yaremwe mu gitaka ntabwo asubira. Umurongo uratubwiye ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Turatutubikana, bavuze bavuga imirimo umugabo yakoze iyo yose yo gushaka umutsima. Yaramushakaga kuko twese tuwushaka, ariko iyo umwuka ushizemo aravuga ati mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu nimo uzasubira. Aha rero niho badufashe urutse niwe ujya haruhukirwa, ahategerereza umwami we. Yesu naza niwe mucamanza utabije nta wundi. Basabe ababishinzwe bose mubaze wenda kugisoza
uterekeho uraza no kwigira izi ndabyo zose uzajya uzigiza hino kugira ngo cyangwa ndebere umuryango wa muzehe Karamuka urasabwa bigira imbere. oya rubahereze hariya uranze uze hano twere wowe nuze hano ubahe nurangiza uze izi zigize hano imbere uzishyira ureba ubona ko bashyira ziriya zikureho gutyo uzigize hino zose zigize hino kugira ngo ubone umuryango wa muzehe Karamuka urakurikirana na babyara ba Frank. Babyara ba Frank bose bigira imbere. Babyara ba Frank bigira imbere. Baraza gukurikirana na ba nyirarume ba Frank. Ba nyirarume ba Frank nabo bigira imbere. Ba nyirarume ba Frank baraza gukurikirana abakoranye na Frank. Abakoranye na Frank n'ababanye nawe muri uwo mwuga yari arimo ngo batambuke. Abakoranye na Frank n'ababanye na Frank muri wa mwuga yakoraga batambuke nabo. Barakurikirana na bashiki ba Frank. Bashiki ba Frank nabo bigira imbere. Bashiki ba Frank bashiki be baraza gukurikiranwa n'abishywa ba Frank. Bishywa ba Frank
abana bereye se wabo bigira imbere. Arakurikirana na famiye Mugaru, famiye Mugaru nayo Kanombe English Church arakurikirana na Good Neighbors Kibaya, SBK Kanombe SBK nibo mwe ubonamo bagashireho baguze bari Kanombe English Church SDA, Abadivantiste b'i Kanombe ariko bakoresha Icyongereza. Murakoze. Good Neighbors Kibaya, abo ariko tutazanditse abo twabemerera bagashyiraho indabyo zabo. Twagiraga tuti niba hari abaje nyuma bazanye indabyo tukaba tutabahamagaye, turangije ariko nanone turi buzamuke tukajya gukarabira hariya. Nk'uko bisanzwe rero mu muco wa kinyarwanda, umwana ushyinguye ahabwa inka. N'uyu mwana rero nawe ahawe inyana. Ubwo hasigaye uwayoboye iki gikorwa aratubwira aho tugana. arakoze nawe, maze twemerera Elder Moses azadusoreze igikorwa cyaberaga hano kugira ngo tujye gukarabira hariya haruguru. Ni karibu. Akoze umuyobozi wa gahunda nawe watuyoboye neza. Dusoza rero reka dusoze n'ijambo ry'Imana ko niryo twatangiranye naryo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 13 avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe akavuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imirimo myiza rero niyo idukurikira, Imana ikazayitwibukira. Twese turabashimira kubw'umurimo mwiza w'urukundo mwagaragaje. Iyo mirimo myiza Imana izayibahembere. Muhaguruke dusenge hanyuma dukomeze nk'uko batubwiye. Twongeye kugushimira kuko uri Imana itabura kuboneka mu byiza no mu byago, nanone uri kumwe natwe. Gukomeza uyu muryango, ukomeze umubyeyi, ukomeze buri muntu wese. Nyagasani wari inshuti ya Frank kandi arasinziriye, igihe kizagera azuke. Uduhe twebwe gutegura inzira zacu kuko tukiri bazima, kugira ngo natwe nituza hano Yesu atari yagaruka tuzaze dufite ibyiringiro byo kuzongera kubaho kandi tukamubona. Bana natwe rero udufashe, tugiye guhagurukaho no dusubira ku icumbi. Buri muntu wese hari wagana umujyi imbere, twese tugereye amahoro, ntihagire ushobora kugira impanuka mu nzira, ahubwo utujye imbere tujye inyuma, twese ubane natwe muri byose ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Bavandimwe nshuti, turongera kubashimira iki gikorwa tumaze gusoza.
turabashimira rwose uwawe umubonera ingorane nk'izi ngizi turabashimira tugashimira uwayoboye iki gikorwa tugashimira abatugejejeho ijambo ry'Imana mwese rero mu by'ukuri turabashimira tuvuga yuko ubufatanye aricyo kintu cya mbere nawe twifuriza kugira ngo ibi bibe ariko biramutse bibaye nawe rwose akatumenyesha tukaza tugahurira hamwe tukamufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose tugashimira rero abantu bagerageje gufasha muri iki gikorwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ari abagize icyo batanga kugira ngo iki gikorwa kigende neza namwe mwaturutse imihanda yose amafaranga mwakoresheje amatike n'iki ibyo byose rwose turabibashimira dusaba Imana kugira ngo aho mwavanye isubizeho kandi tubasabira no kugira ngo urugendo mugiye kugendamo musubira aho mwaturutse ugende neza Imana idufashemo mwakoze cyane ubwo igikorwa cyarangiye ariko nawe ntabwo twamwibagirwa rwose Imana umwakire mu bandi ikindi gihe kizagera nk'uko ubutumwa bwiza bwavugaga tuzahurirayo ubwo rero nicyo niho turangiriza twashimira igihe cyose mwamaze tukaba tukirangirije aha ngaha tukaba tubasabira kugera mu rugo amahoro murakoze rero muzamenyeshwa ubu ntabwo twababwira ngo ni umunsi uyu n'uyu cyangwa se yenda ni ku cyumweru gitaha ariko tuzabamenyesha nk'uko mureba nyine tumanaho ridufasha cyane muri byinshi ubwo nanone muzamenyeshwa igihe cyo gukurikira murakoze